ese buriya mu buzima ni ikihe kintu kigeze kikubabaza cyakubayeho ukababara pe? ikintu cyababaje n'abafite banjye ukuntu twajyaga tujya kwidumba mu kabande Imana, noneho nyiricyuzi yaradufashe, abafite banjye bavuye mu mazi birukanka babatoye imyenda yabo, nanjye mubona yanjye ndirukanka ariko nkareba ukuntu bo barimo barirukanka bambaye utubogisa, njye ntabunuje sha kagenda kikubita uku nguku kikubita, ndirukanka bafite banjye bambaye bogisa abantu twize ku gasozi, abantu bose bakadukomera bamo bakomera akabuno kanjye, nanjye nageze mu rugo ngira bamati ati nanjye uko byagenda kose wangurira ikariso ariko nanjye sinzongere kubunuza ikajya kuranjika. umva byarambabaje uzi ukuntu noneho kugenda ugasanga n'abashuti bawe ahantu muricaye ugasanga ugakubitana agasozi kagaguciye kanuka ariko ugasanga ahantu akabugisa kamufashe neza ntabyumva. Bana iki kintu cyarambabaje fu n'ubwo mbyibutse ukuntu nyiricyuzi yatwirukankanye nta n'umwe yafashe se? ntabwo yadufashe buriya umuntu yatambaye nk'akabogisi yirukanka bya nyabyo. Muri make ubwo nta kenda k'imbere kuko wavuze ko azakugurira n'ikariso. numva natashye narakaye kiyangurira cyose yangurira ikariso yangurira bogisi ariko sinzongere kubunuza. Ubwo se wari ufite imyaka ingahe? 5 yonyine? Mana warahahurikiye kabisa basi sorry.